Nongeye kuguha ikaze wowe ukomeje gukurikirana Kodaraba TV ibiganiro byacu, wowe ukomeza kudutera inkunga ukora share, subscribe ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero nk'uko bimenyereye, uyu ni mwanya tubagezeho inkuru zirimo gutrendinga muri entertainment muri iyi minsi ndetse no mu gihe kizaza. Amakuru yacu yakatatanye mu gihugu cy'u Rwanda, aho kuri wa gatandatu mu gitondo kuri wa gatanu tariki ya 6 Gicurasi, Miss Naomi Nishimwe ndetse n'uwitwa Willy wamenyekanye mu gutunganya amafilime ndetse akanamenyekana muri filime Nyarwanda, akamenyekana ku izina rya Paul muri filime yitwa Ngenzi, ndetse na Miss Naomi wabaye Miss 2020 berekeje mu gihugu cya Nigeria mu murwa mukuru Lagos. Ibi ni nyuma yuko harimo Zagani ya Miss bavuga Prince Kid, gusa bisi byabujijwe kuba batumiwe hano ngaha muri kino gihugu, aho bari buze kuba bari bamwe mu bagize akanama nkemuramaka kirushanwa bita Miss Style. Iri ni rimwe mu marushanwa mu kuzamuka cyane muri iyi minsi muri Nigeria, dore ko ryatangiye kugira imbaraga 2020. Iri kandi ni irushanwa ribuze kuba kuri wa karindwi mu mugoroba wo kuri wa karindwi Gicurasi 2022. Iri kandi ikaba ribuze gutangirwamo ikamba ry'uribuze kuba Miss Style w'uyu mwaka 2022. Iri rushanwa kandi kamwibutse ko rishobora ribuze gutangwamo ibihembo bitandukanye, harimo nk'igihembo nyamukuru nk'imodoka ndetse no kukwambika, bakaguha scholarship yo kwiga umwaka wose. Nyampinga w'u Rwanda 2020 rero yabaye nawe agerayo muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu Gicurasi 2022, aze kuba kumwe na Willy mu kanama nkemuramaka. Ibi ni ibintu byiza cyane kuko urabona ko wenda bitewe na Zagariro muri iyi minsi ya Prince Kid byari gukunda ko wenda bitari guhabwa intege, gusa twishimiye ikintu cyagezweho cyane ko kuba byakunze, ko ni ibintu byiza cyane. Tudatinze rero twongere kandi tunyarukire hano mu Rwanda mu muziki wacu nyarwanda, aho wamenyekanye mu gutunganya imiziki muzi nka Sammy Switch, Niyitegeka Samuel benshi bazi nka Sammy Switch, akaba yaramenyekanye cyane mu gutunganya indirimbo z'abahanzi nyarwanda. Yasezeranye n'uwitwa Tuyishime Koko Claudine, bari bamaranye imyaka 4 mu rukundo. Mister, ibi bintu ntago biba byoroshye cyane kuko usanga inkundo z'iki gihe ntago zikiramba cyane. Biba rero kuri uyu basezeranye mu murenge wa Gitega mu mujyi wa Kigali ku wa gatanu Gicurasi 2022. Sammy Switch yari agaragiwe n'abarimo Junior Giti, yari wamamaye mu gusobanura filime Krisizi ndetse n'abandi batandukanye nka Fred Rufendeke. Kankubwire ko rero ubukwe bwabo bwiteze ko buza kuba kuri uyu munsi tariki 7 Gicurasi 2022, kandi kangutse ko Sammy Switch yagatunganyije indirimbo nka Rompe Afrique, Niyibizi ya Bushari ndetse n'izindi zitandukanye cyane, harimo nka Iminsi by Juda Music. Uyu muhanzi rero Sammy Switch yigiye gutunganya ibintu, wihuguriye gutunganya umuziki mu gihugu cy'abaturanyi hano muri Kenya ndetse yajya no mu Bubiligi, gusa yatangiye kugaragara mu muziki w'u Rwanda 2018. Ibi ni ibintu bishimishije cyane muri iyi minsi kuko kubona abantu babanye imyaka 4 biba bigoye. Katoze rero nkubwira ati wowe Sammy Switch na Koko muze kugira ubukwe bwiza. Inkuru yacu rero katuzikomereza ngaha mu Rwanda n'ubundi kuko ntago turi bujye kure cyane. Bimaze iminsi bivugwa ko umusore Bruce Melody ndetse na Masamba bari buze kuba bataramira hano ngaha mu gihugu cy'i Burayi, aho kuri uyu bamaze iminsi myinshi cyane barabuze uko bagenda. Bageze i Kanombe ku itariki 3 Gicurasi 2022 babura imodoka, gusa kamwibutse ko ubu ngubu bamaze iminsi 2 bageze mu gihugu, aho mu gihugu cya Norvège, aho bari buze kubera ibitaramo Bruce Melody ibitaramo byatangije we n'Intore Masamba baze kubatarama Abanyarwanda bariyo ndetse n'abanyamahanga. Kuri wa gatanu Gicurasi nibwo aba bahanzi babonye uburyo bwo kugenda ndetse kugeza ubu bari kubarizwa mu gihugu cya Norvège, aho bazaririmba mu gitaramo kiza kuba ahubwo bari buze kuri mu gitaramo kibuze ku uyu munsi, kuko uyu munsi niho tariki 7 Gicurasi hano ngaha mu mujyi wa Oslo. Aha rero bimaze iminsi bivugwa, benshi bakavuga ngo ni ibihuha, gusa kankubwire ko nta gushidikanya, nta bintu by'imaka rwose. Aba basore harimo Bruce Melody ndetse n'Intore Masamba babaye basesekara ahangaha muri kino gihugu ku mugabane w'i Burayi. Rero inkuru zacu nko twabasezeranyije ntago turi bujye cyane nyuma y'inkuru z'u Rwanda, katunyarukire kandi mu njyana ya trap. Injyana ya trap irimo kugenda igera henshi cyane muri iyi minsi. Trapishon the move, umusore Kevin ashaka kugira ngo ayizamure kabisa igeze ku rundi rwego. Uyu nawe biravugwa ko
ku itariki 11 z'ukwa gatandatu ari buze kuba ari mu gihugu cya Poland. Ni nyuma y'uko Kivumbi yataramiye mu byumweru 2 bishize. Gusa uyu nguyu Ishkevin nawe akaba arimo kwitegura ivuga ati Trapish on the move kabisa, tugeze kure Trapish injyana tugeze kure. Yatangaje nyine mu kinyamakuru cyacu cya Newstime atubwira ati hariya muri Poland ngomba kuba ndiyo naramiye abanyarwanda bariyo. Misaka mwibutse ko ibi ni ibintu bishimishije cyane kubona umunyarwanda avuye ku rwego anga, kuko trap ko tubizi ntabwo ikurikiranwa cyane, ariko kumva ngo umuntu yazamutse agiye ku mugabane w'Iburayi agiye kwataramira no binongera ari trap. Uyu ni nyuma y'uko Ishkevin afite amahiti menshi harimo nk'indirimbo zigiye zitandukanye yakoze wakiwaki, akazamuka kutanoke pakubita inasho, ibintu byinshi, amakosa tujyana inasho. Kankubwire ko rero uyu munsi ari buze kuba ataramira muri Poland live tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu. Uyu munsi ni bitwara tubabwiye uyu munsi, nkubwira ati komeza ukurikirane, keep touch, kandi ukomeze uduhe inkunga yawe, subscribe, share mu magroupe menshi atandukanye, tuzabyishima kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Rero ngiye mwakurimo kucyanye ndi Shema Eve, iyi nayo ni Kodarapa TV show.